Bismillahirrahmanirrahim. Mwiriwe neza nanjye kubasuhuza hano twongeye twagarutse nyuma y'iminsi tutari kubonana ariko ni kuri Huguka Online TV. Aho duhora turi kumwe mukomeza mugubwa neza kandi abashyashya namwe Imana ibito kandi bishimire. Tugiye kuganira kuri STT ya trending hanze. Abantu bakunda gushaka ubutunzi mu nzira nyinshi zitandukanye bagira ngo barebe icyabateza imbere, ariko ntago ari buri inzira zose ngo zirakugeza aho ugiye amahoro. Niyo zikugejeje amahoro ntago uzi niba nuhagera uri bube amahoro. Rero turi kumwe n'umuvandimwe ndabishaka araza kubibwira amazina ye cyangwa ari numva ari ngombwa ndababwira amazina, ariko kugira ngo kubw'umutekano w'ikizo nuko nta muvuga hano, ariko abamuzi kuko ijwi rye risanzwe rwumvikana rizwi. Ubwo araza tubwire uko imeze. Mwiriwe neza. Mwiriwe neza muvandimwe. Amakuru yango STT ariko ngo gukiza abantu. Ahubwo reka mvuge vandi. Ibyo bintu nuko ko Imana abantu bagiye gusara ahubwo bari rukanze. Nakubwiza ukuri ngo hari umuntu wagurije n'ihene n'intama wa mu cyaro, ariko ubu ngubu ndakubwiza ukuri menya ahubwo barenda kumwirukana ahubwo menya barenda kumwica. Nuvuga ngo ubu ngubu hagati y'abagore n'abagabo ni induru nukurara ukubitwa amafaranga bayamaze mu ngo mu by'ukuri. Ariko nani ngiye kujyamo habuze ikeze habuze nta cyabuze, ahubwo ngiye kujyamo buke bwaho mbona abase dufaranga twanjye nta n'ipantaro mfite yo kwambara, ubundi ngiye mu bike cyangwa ntumwere bigira inzira. Rero nese mvuga ntiyoba abagiyemo basi bazanguriza bakiramo zakina. Ahubwo nabwiza ukuri ko hanze hangaha abantu turasaze turashize. Hagati ntabwo nize mbibwire ko nitwa Bizimana Sandra nkandi umukwaferi, ariko nanjye nza kubishobora mba narashyize mu dufaranga nkagura ibikorwa. Ariko ubundi urugatekerezo se ari amafaranga yahaye ndi uyagurije ndetse byibura bura nkugurije na 5 ejo nkanakuniga nkavuga nti mpaye zibyaye aho gasama kubitwa ni mubafasha. Nande se ubundi bizi uba wumva ko umuntu agiye kugukiza wadashaka gukira. Umuntu mwereje amafaranga online ntago muzi ntago mureba, uba wumva azagukiza ati iyo umuntu muhaye 300 500 miliyoni yawe akajya kubwira ngo buri kwezi uzajya uhembwa 10,000 cyangwa 5,000, uba wumva ibyo 5,000 bitabo muri amwe waturera rimwe ukayimuha. Kubera ibintu bifite aho byaturutse. Nose niba byagiye kuri RDB Beneri kabizi kandi batanze imisoro kuki utajya muri ibyo bintu kandi Beneri itabizi irabawe ibuzwa n'ikisi yari batanga cyangwa mbwizi RDB. None kuvuga ngo ubwo no kuvuga ngo bagiye kuri RDB batarajya kuri Beneri bababasa Beneri hagati yarambuti yaje bakomeje nuvuga ngo kuva ku Gishushu kugera mu Kiyovu. Ubwo bahereye kuri hano ku Gishushu biba abantu bo hano ku murenge wa Kimirwa bakata mu Myembe bese ubwo na surface lateral ni ari mu mujyi. Ubwo bajya ko kugera kuri Mutesi Scovia kuri mama urwa Gasabo cyangwa kuri Mutesi Scovia TV niwe wari muvuga ko hagati aho bibaga, ariko ntago ari ukwiba. Urumva n'ubundi RDB itanga ibyangombwa by'ubucuruzi. Rero batujyangombwa by'ubucuruzi bya company yabo barayandikisha bandika company, ariko iyo ushaka gucuruza iby'amafaranga ukenera icyangombwa cya Beneri cyangwa icya Capital Market. Nse bajya ku cyuma batamuzi n'umuyaga bakimona shinga company uyu munsi ubabwire ko ugiye wenda gucuruza ibyatsi uragenda bayandike nta kibazo. RDB rero ubwo reka tuvuge ngo Sandra Zibari none nta kibazo wayikora baguha ibyangombwa cyane rwose bakaguha ati nambuka jya usora rwose kabaye ndapfe none amaye cyo kuri raniga niba ari n'umuniga niba ari online niba ari na wifi yarayariye arayahitanye ruva ari na ya mbere bitango supermarketing. Bino bintu byose bisa nk'iba bimeze nka pyramide, bigoye ko umuntu yakubwiye umuntu uzakubwira ngo mpa amafaranga 100,000 azaguhe na item cyangwa items ziba ziri nyinshi, azaguha ikintu kiguzi ibyo 100,000 nakibone. Uko umuntu akubwira ngo mpa 100,000 ngiye kuyigucururiza ngo ninunguka nzaguha, none se aragukunze murazaranye bigiye kure, ariko urumva gufitiye impuhwe se. Ariko tuje tuvuga ibintu tubisubire urumva wenda nanone nuko wenda baba yaturiye, ariko nanone buriya gukira utavunitse nabyo nibiba ntago bari n'amafaranga abantu batanga muri bya bintu bagavuga ngo mu gitondo uzajya ubikuza ngo ufata yangaye izina ry'Imana uzi ko umuntu abikuje bwa mbere mu gahuru yanagufungisha akanagufunguza amafaranga we afite ntibasha kwikuraho baranywa bagasinda ugasaba umuntu avuga ati zani pesi we zani hene urubavu baguhereza umuntu adashaka gukora bose usanga abantu bose bibereye muki
muri relaxinga nta bavuga umuntu waje tugakorana babarira ntabwo ibyo bintu nabyize. Rero abantu benshi dufite ubunebwe mu mitwe yacu tukumva yuko niba umuntu atubwiye ngo nidushake 100,000 ngo twereke business ayo tuba twumva byoroshye twayabona 5,000 tuba twumva byoroshye twayabona, ariko uriya muntu nawe afite abana atunze, afite umuryango atunze, afite ibyo ashaka kugeraho, afite imishinga ye. Ntabwo numva ko nagiye kukugirira impuhwe mpa amafaranga atazakwereka. Ari ibintu babyizewe umuntu ashobora kubwira ngo mpa amafaranga akayakubwira ngo nta azayagusubiza ukanabona ko bifatika, kuko na banki z'ibihugu nka leta y'u Rwanda igira ikabwira abantu ngo irabaha impapuro mpeshamwenda izo ngo iyo uziguze barakungukira bakwereka n'uburyo bazakungukira kuko ufitemo konti amafaranga yawe acaho. Ni gute umuntu nta banki aguhaye yiwe, nta konti yawe umuhaye, ntaki ngo ni online ngo uzampa nimero ya telefone ngo nzabikwereza, uzi neza ko igihe icyo ari cyo cyose yabifungira utamubona. Nzakora umusatsi ni wanga urumva, yego nzabireka urumva, uza ntuzabireka uzashaka ibindi ukora, ndashaka ibindi nkora, ariko byo kumwe ngurandira amafaranga ntakuza urumva ngo na internet ubuse internet ugurabona ngiye nyifite urone tazi abantu naguza amamega. Abantu tugendera mu bintu bivuga ngo nk'ubwo waguze internet ariko kuba telefone yazimye internet ntakibikumariye, kandi ni wanaburana gusa internet nyamwayimbi kisaha kugenda izagenda none yamuze reka maze ngiki kimwe bya bintu ako ngiye hari byo nakinnye hari byo bari babanje kunyeka ngo ngugura robo ngo robo y'ubuntu robo no suro bibaho. Oya narabikinye mu minsi 5 wagwaye amafaranga ngahe? $5 wara 50 wara rotereze ngo nzaratura mu kwa 10 kandi yarafuze so nzamukura kandi naguze internet ya 3 ibigwe ni ako 3 nari byaragiye ariko none birabire hari igihe mu gitondo byuko wabuze internet urwara umuti mugatanya kuba nabo byutse bavuye kuri internet nta wabakura. Rero dushishikarire gukora dushaka ibyatugirira umumaro dukuramo ku mufuka dukore. Rubyiruko bavandimwe inshuti bavandimwe namwe bapapa ntuzigere uvuga ngo ibintu birimo abantu benshi ngo nzi ngo bakomeye ngo bagize gute ngo byabakishije ngo mba narabigiyemo nanjye mba narakize. Kuba ibintu birimo abantu benshi ntabwo bivuze ngo birakiza, byanagukenesha. Ibintu byagukiza byanagukenesha. Gukira no umunsi umwe no gukena no wundi ntabwo ubuzi. Rero niba hotari umunsi wo kujya gukena cyangwa kujya gukira wa mugani mugire impungenge rwose mwari mukoze kugana kuri ibyo bintu. Reka ngiye kwiyogoshera umucyani hamagariye nzakomeza muri ayo make nzaryaho ngaho no gukoreka ibindi byo nuko nakundi irakoze cyane umunsi bwiza. Okay, rero urumva ntabwo biba bivuze yuko ibintu byose birimo abantu benshi, ibintu byose birimo bikiza abantu, ibyo bintu ntabwo bikiza, nta nubwo bivuze ngo birakenesha. Banza ugire impungenge, banza urebe n'ibyo bintu ugiyemo koko bifite agaciro, kuko umuntu wese ufite amafaranga biba byoroshye yuko ayo mafaranga yanayakoresha mu bintu by'umumaro. Ibintu rwose tujye dushakisha ibintu byaduteza imbere kandi dukomeze duhugurane mu bifite umumaro. Rero ntuzigere wumva ngo ibintu kuko birimo abantu benshi ngo ibintu nibyo bifite umumaro nibyo bigize gute. Ibintu birimo abantu benshi ariko nabo bantu babivamo ukisanga wenyine kandi nta hantu uri buhungire handi. Murakoze cyane, Imana ibiteho ibahe umugisha, ndabakunda kandi ndabashimiye cyane.